nibyo Twahirwa Moise yarafashwe arafungwa ni nyuma yaho yari yatumijwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo asobanure ibyo gukoresha inyandiko mpimbano nyuma yuko urwego rw'abinjira n'abasohoka rwemeje ko iriya pasiporo atari urwo rwego rwayitanze. Hanyuma amaze kubazwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwaje kwanzura ko akurikiranwa afunzwe by'agateganyo, iperereza rikomeza afunzwe. Icyo rero wari uvuze ngo byaba bifitanye isano, ngo nayo mashusho nta sano bifitanye kuko mu byaha akurikiranyweho icyo ntabwo kirimo, kuko icyo cy'amashusho cyo cyabaye investigated mbere, ariko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko ari we washyize aya mashusho hanze mwabonye. Kugeza ubu ngubu ngira ngo nicyo twabivugaho, navuze nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko ayo mashusho ari we wayashyize hanze. Mu byaha akurikiranyweho haje kwiyongeraho iki cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Ibyo gukoresha ibiyobyabwenge yaje gupimwa. Turashima leta yashyizeho Rwanda Forensic Laboratory kuko irapima igahita itanga result. Yaketsweho rero kuba akoresha ibiyobyabwenge, arapimwa, result za Forensic Laboratory zigaragaza ko afite quantité cyangwa afite quantité irumvikana mu maraso ye yo kuba akoresha ibiyobyabwenge, quantité ishobora gutuma akurikiranwa n'amategeko. Ubwo rero nacyo cyo n'ikindi cyaha nacyo cyaje kiyongera nyuma yuko Forensic Laboratory isohoye result zigaragaza ko akoresha ibiyobyabwenge. Ngira ngo nicyo twabivuga.